umuntu araza akavuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye. None ko urubyiruko rw'u Rwanda byarangije kwemezwa n'amategeko ko umuntu arekera kuba urubyiruko afite imyaka 30. Ayo mafaranga ukreminga ko waba ufite ku buryo udakennye ku myaka 30 wayakuye he? Ndaguha urugero. Ino video birasaba yuko uri buyirebe utuje udahubagurika. Umwana wo mu Rwanda mutoya atangira amashuri afite imyaka 67 gutyo. Ubwo bishatse kuvuga ngo abaziga amashuri 6 ya primaire, 6 ya secondaire, akarenzaho wenda ya minuza, akarenzaho igiciro cya mbere cya kaminuza n'icya kabiri. Ubwo ni imyaka 3. Sinzi ukuntu babyiga, sinabyize. Ari uko bimeze kose umuntu arangiza amashuri mu Rwanda afite hagati y'imyaka 21 cyangwa hagati y'imyaka 25 na 30. Waminuje warangira hagati 21 25 waba waranasibiye wenda bishaguka bakamuni 26 gutyo aho ngaho. So iyo sohotse rero biba ari ibindi bibazo mu Rwanda kugira ngo uzakore ibintu wize uburi umunyamahirwe. Ubwo kandi nubwo warakoze ibintu wize babisaba yuko urwana no kugira ngo akazi ugiyemo uri gukorera wize ugafitingamo, utangira uhebwa umushara mukeya, ukemura ibibazo byawe n'iki. Umuntu agera ku mushara byibuze 500 ari gukora ibintu yize, ako kaza kamazemo nk'imyaka 7. Bijaze kuvuga ngo rero umuntu ukorera 500 kugira ngo azabe umuntu wikemura mu biribwa, wikenuye, ufite inzu, ufite imodoka, ufite buri kintu cyose urubyiruko rwaba rukeneye kugira ngo rube rusa neza, bibagoye. Kandi ibyo byibanze niba kugenda kwa ari ikibazo, kwambara kwa ari ikibazo, kibaza ibiciro, ubukennye. Icya kabiri, gusoza noneho ugakora ibyo utize byo bikubiye kenshi cyane. Bishatse kuvuga ngo uyisotse hanze imihanda yikoburija gukora ibintu utize. Niba warize wenda nk'ubuganga, ubuganga birangira wibereye nka Philipita ukigira kuri YouTube ukaba umunyamakuru. Kandi ibyo nabyo kugira ngo ujye mufate nabwo bisaba indi myaka nk'itanu kugira ngo ubukoboka nyine. Ibaze rero umuntu wasohotse afite imyaka 25 byibuze kugira ngo akazi kose agiyemo abamaze kugastabiliza, abamaze byibuze imyaka 5 kugastabiliza, pana kwikenura mu mafaranga, kugastabiliza abamaze gukora nk'imyaka 5. None umuntu aje akavuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye, ni ngombwa ngo sakuze bwo system ukuntu imeze ntubona yuko ahubwo uramutse utunze amafaranga mbere y'imyaka 30 uburi umurejande. Ibyo rero byose aba hari ahantu amafaranga wayakuye. Gusa kibazo ni kimwe, muri twese nyine tuba dufite imiryango ku buryo uvuga ngo mfite nka onkere wanje ninsoza ashobora kumpa nka miliyoni nkagira akantu nikorera. Mfite mama wanje wa mu Bufaransa cyangwa undi muntu wagusupportinga muri famille. Hari ababa bafite amahirwe kugira abo bantu. Usanga urubyiruko rwacu rero iyo ufite uwo muntu, iyo bagiye kumwaka ibintu bakeneye